Tumushime, 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 niwe mwamuhoraho. Tumushime, 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 niwe mwamuhoraho. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ariko yahoze. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ariko yahoze. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Mwese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, nyiringira uhoraho. Mwese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, nyiringira uhoraho. Haleluya, haleluya. Reka tuganire ku ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice bibiri. Turasoma duhereye ku murongo wa 37 turageza umurongo wa 42. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga hari titiri ivuga ngo abantu 3,000 bahindukirira Imana. Murongo wa 37 akavuga ngo abo bantu bumvishe ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'3,000. Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, basangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo rigaragaza yuko abantu 3,000 bahindukiriye Imana. Nawe ushobora kuba uri kunyumva icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Aba barimwo Abisiraheli, ariko ari Abisiraheli bateye Imana umugongo. Nawe ibyo urimwo uyu munsi, iyi saha, uyu munota,
isuzume kandi wongere utekereze neza urebe nimba utari muri aba 3,000 z'Abisiraheli bari barateye Imana umugongo ariko baza kumva ijambo ribageraho, barangije bahindukirira Imana. Ijambo rero ryo guhindukirira Imana, ndabizi neza yuko aba bantu 3,000 ijambo ryabagezeho 3,000 bahindukirira Imana. Nawe icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, irashaka yuko wayihindukirira mu mikorere yawe, mu mivugirire yawe, kareba mu mutima wawe ukisuzuma. Abangaba barasengaga, abangaba bari barimwo abaririmbyi, abangaba bari barimwo abahanuzi, aba bari barimwo abashumba, abangaba barimo abavuga butumwa bagiye batandukanye. Abangaba bari Abisiraheli, ariko bari Abisiraheli bateye Imana umugongo, ariko ijambo ribagezeho barahindukira. Impamvu iri jambo rije ni ukugira ngo nawe ubwawe uhindukirire Imana, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikwishimire. Abangaba rero ni abantu 3,000 bahindukiye. Igitangaza cy'Imana kiraba. Ikintu cyatumye rero bahindukira, bumvise ibyo yuko Abisiraheli aribo babambye Yesu kandi ari umwami wabo, bibacumita mu mitima, bamera nk'igisiga cyamerwe nicyo kimennye inda. Niyo mpamvu rero abangaba bo babambye Yesu kandi bamutegereje nk'umuntu uzaza ari umwami wabo, ariko kubera gutera Imana umugongo baragenda bayitera umugongo Yesu aho aziye. Baba ariho bamubamba, baba ariho bamugambanira, baba ariho bamutera imisumari, baba ariho bamutera icumu mu rubavu. Babamba umwami wabo kandi ariwe bari bategereje, kandi ariwe bakoreraga. Iryo jambo Petero yarahagaze arabwira ngo Yesu wo mwabambye, Yesu wo mwanze, Yesu wo mwagambaniye, Imana yamuhinduye umwami ndetse ni Kristo. Arangije rero iryo jambo ribageraho, bamenya yuko babambye umwami wabo. Ibyo bibatuma imitima yabo ihindukira, ibyo bituma ibitekerezo byabo bihindukira, ibyo bibatera agahinda mu mitima. Ibyo ngibyo bibagezeho, bamenya neza yuko bishe umwami wabo. Barangije rero iryo jambo ricumita imitima yabo, barangije basaba Imana, batangira kuvuga ngo twakora iki. Babaza Petero n'izindi ntumwa bati tugire dute? Iyo umuntu yihannye, iyo umuntu yatsinzwe n'ibyaha, Imana iri kumurondoza ijambo ryayo, aravuga ngo none se ubu nakora iki? Bo bateye intambwe yo kujya kubaza Petero, aravuga ati none se ubu ko twakoze icyaha twakora iki? Ubu ngubu tugire dute? Petero rero nawe arangije arabasubiza ati ngaho nimwihane. Icyo Imana ishaka ku muntu wamaze guca bugufiya, umuntu wamaze kugira agahinda mu mutima, ni ukubanza akihana, akamenya ibyaha bye, yarangiza akicuza, akagira agahinda, agafata umwanzuro wo kutazongera no kubisubiramo. Arangije ikindi yababwiye, yaravuze ngo umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu, abatizwe mu izina rya wa undi mwabambye, abatizwe mu izina rya Yesu. Arangije arababwira ati mubabarirwe, nibwo ibyaha byanyu muhita mubibabarirwa. Arangije arababwira ati kandi murahabwa iyi mpano y'umwuka wera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyerekana yuko umuntu yagiye mu nzira nziza, atangira kwimenya yuko yamenye icyaha yakoze, yarangiza akakihana, yarangiza akabatizwa, yarangiza kuzura umwuka wera, yarangiza akababarirwa, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ikindi Petero yababwiye, yavuze ngo mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Iyo umaze gukizwa
gukora nta kindi uhita ukora usibye kutagendana n'abici gihe. Abantu bariyobagije, abantu baravuga ngo barasenga, abantu baravuga ngo barakijijwe, ariko nyamara nta rugendo rwo kureka ibyaha bari batangira, nta nubwo bihanira kureka, bihana ibyaha bitoya, ibinini bakabisigaza. Ariko mu by'ukuri icyo Imana ibishaka ni ukugira ngo wowe ubwawe, wowe ukijijwe, wowe ufashe umwanzuro wo gukizwa, uhita utandukana n'ibigare bya bindi byakujyanaga mu byaha, bya bindi byakujyanaga mu nzira mbi. Icyo gihe rero nibwo uba utangiye gukizwa. Niko iri jambo ryakomeje ritubwira. Hari irindi jambo riri muri Matayo ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 11. Niho hari ijambo rivuga ukuntu Yohana yari ijwi rirangurura mu butayu. Natwe turarangurura, tugahagarara tukaharangurura kugira ngo abantu bamenye neza ibyo bakwiriye gukora. Yohana arangije aravuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Igihe kirageze kugira ngo abantu bihane, bumve yuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Niyo mpamvu rero iyo uzi yuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, witegura kubwinjiramo, witegura kuba umwe muri mu bazabwinjiramo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yohana nawe yabwiraga Abisiraheli, akabwira abafarisayo, akabwira abayuda, akabwira abari bo bose b'abanyabwenge, akababwira ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Akongera akababwira ati mutunganye inzira y'Uwiteka. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu batunganye inzira y'Uwiteka kandi mugorore inzira ze, mwere imbuto zikwiriye abihannye. Igihe kirageze kugira ngo abantu bere imbuto. Igihe kirageze kugira ngo abantu bagorore inzira y'Uwiteka. Igihe kirageze kugira ngo batunganye inzira y'Uwiteka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yohana arabivuga, abo ngabo arakomeza arabivuga. Haza Abisiraheli baza kwihana, haza abafarisayo baza kwihana, haza abayuda baza kwihana. Abo bose baraza, ibi bitangaza bikomeye. Ahangaha yabwirizaga abantu basanzwe bumva ubutumwa, ntabwo yabwirizaga abantu bashasha, ahubwo yabwirizaga ba bandi bari bararetse inzira y'Uwiteka, bakivanga n'ab'iki gihe, bakagendana ku by'iki gihe, bakagendana n'ibigare bidakijijwe, bakagendana n'abantu batari bubageze ku gakiza k'Imana. Niyo mpamvu rero yabwiye ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi mutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Barazaga rero bakaza imbere ye, aho yari ari kubatiriza, aho yari ari ku ruzi rwa Yorodani. Aho ngaho yari ari, ikintu bazaga gukora, barazaga bakavuga ibyaha bakoze, bakabivuga mu mazina, atari ukubica ku ruhande, atari ukubihisha, nta soni bibateye. Bakavuga ati Imana tubabarire kurwanira ubuyobozi, Imana tubabarire kwishyira hejuru, Imana tubabarire kutubaha abakuru, Imana tubabarire kugira ishyari rikomeye. Ibyo byaha bakabyihana, ndetse n'ibindi byose babaga barakoze. Ibyaha bikagenda bikaba byinshi, ariko batsindwa n'ijambo. Umuntu watsinzwe n'ijambo agira agahinda, yarangiza akabyatura, yarangiza akabisohora muri we, yarangiza akinjizamo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Barangije bazaga bakavuga ibyaha bakoze. Yohana akababwira ati muhungu umujinya uzatera, ahubwo mwere imbuto zikwiriye abihannye, kuko intorezo igezwe ku bishyitsi. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro, kuko intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana iyo ryageze ku muntu arahinduka. Ijambo ry'Imana iyo ryageze mu umutima utangira kubona umucyo, umutima ugatangira kwihana, umutima ugatangira kwicuza, nawe umuntu agafata umwanzuro wo kugira ngo ahindukire
ahindukire ave mu bidatunganye, ahindukirire Imana, ahure nayo, yuzuzwe umwuka wera, avuga ibyaha yakoze kuko ari cyo Imana ibimushakaho. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Ijambo mu Baheburayo ibice 4:12 navuga ngo ni ijambo rizima, ngo ijambo ry'Imana ni ijambo rizima kandi rifite imbaraga, aho rigeze ibintu birahinduka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana aho ryagezeho uwo ari we wese agomba guhinduka iyo yafunguye amarembo yo guhinduka, kuko kwinangira nako kujya kubamo, ariko ijambo ry'Imana ku muntu utinangiriye, Imana yo mu ijuru ikora ibikomeye mu buzima bwe, kandi ngo nta cyaremwe kitazagaragara imbere yayo, ahubwo byose bizatwikururwa nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Niyo mpamvu rero icyo Imana ishaka mu buzima bwacu nuko twahindukira tukava mu bidatunganye, kuko n'icyo Imana idushakaho. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ryarabivuze muri Yohana ibice 8:31 kugeza 32, avuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana yo mu ijuru ikubature, Imana yo mu ijuru dukure mu byaha, Imana yo mu ijuru dukure mu bitagira umumaro, Imana yo mu ijuru turebe ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo byose Imana yo mu ijuru tubashe kumenya ukuri kwayo, kandi tubashe kugenderamo, itwongerera imbaraga zo kugira ngo turusheho kuba beza, twe kuba babi, kuko ariko Imana ivuga. Ukuri rero niko kuzatubatura, niwakirira ijambo ukamenya ukuri ririmo, ukashaka kurigenderamo, Imana iraguhereza umugisha, kuko ari cyo Imana ishaka. Ijambo rikavuga ngo reka kuvangavanga, kuko nta ukorera Imana ngo akorere na Satani. Abantu rero abantu barishushanyije, abantu bariyoberanyije, abashatse gukorera Imana, bitiriwe Imana kandi nyamara bari gukorera Satani. Niyo mpamvu uyu mwanya reka kuvangavanga, reka kwishushanya n'abica igihe, kuko Uwiteka Imana niwe umenya ibyo umuntu abamo, niwe umenya imitima, niwe uyirondora. Ibyo byose icyo Imana ishaka nuko wareka kuvangavanga, kuko gukiranirwa kose ari icyaha, kandi nta cyaha kiticisha. Cyaba icyaha kinini, cyaba icyaha gitoya, icyo wita kinini, icyo wita gitoya, byose imbere y'Imana, Imana ibibona nk'ibizaha. Niyo mpamvu rero icyo Imana ishaka nuko wowe ubwawe wakihana ukareka gukora ibyaha, kuko icyo Imana ishaka, irashaka yuko yabana nawe, irashaka yuko wahindukira ikaguhereza umugisha, ashaka yuko yahindukira ikakwigaragariza, ashaka yuko wahindukira ikagutabara, ashaka yuko wahindukira ikaguhoza amarira, ashaka yuko wahindukira ikakugirira neza, ikagutabara, ikagusubiza agaciro wabuze, ikagutabara, ikagukiza indwara, ikagutabara, ikakubohora, kuko wahindukiye, kuko wavuye mu byaha, kuko wavuye mu ibyaha. Icyo Imana ishaka ku buzima bwawe nuko wahindukira, kandi nawe ubwawe ukakira agakiza, ukakira kubabarirwa, kuko ari cyo Imana ishaka ku buzima bwawe. N'icyo Imana ishaka. Bibiliya yaravuze ngo niba ukora icyaha uracyari mu mwijima na bugingo n'ubu wikishuka, kuko icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, irashaka yuko wava mu byaha, irashaka yuko wava mu mwijima ukabona umucyo w'Imana, kuko ari cyo Imana ishaka. Niyo mpamvu uyu mwanya rero reka dusenge, tubwire Imana ngo Mana tweze, kandi Imana uduhindure. Imana ikweze, Imana iguhindure. Nimba ufashe icyemezo cyo kugira ngo ugendere muri rino jambo iry'Imana ikubwiye, ubashe kurigenderamo. Turabizi abantu benshi baza amagambo menshi, ariko ijambo ritajya mu bikorwa, burya nta nukuryumva gusa, ariko si ukupfa kuryumva gutyo gusa, ahubwo ugerageza kurishyira mu bikorwa, kugira ngo ubwire Imana ngo Mana nyeza imivugire yanjye, imikorere yanjye, imitekerereze yanjye, aho ariho hose, hereye mu bworo bw'ikirenge. Dawidi niko yavugaga ngo nta hazima yarangiza akabwira Imana, ikaza ikamweza kandi ikamuhindura. Imana rero ikweze, kandi Imana iguhindure, kandi Imana igukize indwara, kandi Imana ikubohore, kandi Imana iguhereze umugisha. Reka dusenga kubwira ijambo
ijambo uryakire nanjye ndyakire kugira ngo Imana yo mu ijuru irikoreremo ibikomeye ku buzima bwawe. Mana, mu izina rya Yesu, hari igitangaza cyabaye, abantu 3,000 barihana barakizwa bavuga ibyaha bakoze. Hari harimo abisiraheli, hari harimo abafarisayo, hari harimo abayuda, hari harimo abakomeye bagiye batandukanye, ariko ijambo ryaragiye rigera mu ngingo zabo, rigera mu mitima yabo, rigera mu bwonko bwabo. Niyo mpamvu usenze kugira ijambo ryawe kugira ngo mu izina rya Yesu rigende rigwe mu butaka bwiza, rigende rishore imizi, rigende rikore umurimo ukomeye mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, kugira ngo abantu twezwe, abantu duhinduke, abantu dukire indwara, abantu tubohoke, abantu tubone umugisha, abantu mu izina rya Yesu ubwo uzaba uje gutwara itorero ryawe natwe tuzabe turimo. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryo databuja, ijambo ryawe ryuzuze ku muntu wese ubashije kuryumva, ikibe gikomeze kuba icyawe. Senze nize kubikoze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, amen.